ninde utuye i Kibungo epfo y'umuhanda? Wapi ntago nkuzi. Ntitwakibera inshuti se? Nta kibazo bwose, ntacyo bitwaye. Ucecetse se? Ehe, ndahari. Ko nifuza ko twahura tukaganira, urabona umwanya se? Waretse tukazahura ku wa mbere se? Ya, nta kibazo. Ahubwo se kutambwiye aho tuzahurira? Tuzahurire kuri bare yo kwa mama Bikenyeri. Nshuti, unyihanganire ku byabanje bwose, sibyo? Mva Kevin, nta kibazo tu. Ku wa mbere saa 12 za nimugoroba nzaba mpageze. Nanjye nzaba nahageze rwose nshuti. Bye bye, Imana ikurinde. Urakoze cyane, nawe Imana ikurinde. Ese uribaza kuri uwo wa mbere baba baraganiye iki? Kurikira ntucikwe, kandi ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora. Kevin, waramutse neza? Ndagukunda cyane nk'uko nabikubwiye. Wakoze kumbwira ko unkunda, ariko ndacyabitekerezaho, nzagusubiza ku wa 3. Wambabariye ukansubiza ko ndemerewe koko? Oya. Ntacyo, icyo gihe tuzongere duhurire kwa mama Bikenyeri kuri uwo munsi wampaye. Nta kibazo nshuti, ubwo ni kuri ya saha twahuriyeho. Okay, byiza cyane. Nizere yuko rero iyi video ibashimishije cyangwa se igushimishije. Musaba kuba wakora subscribe niba ubonye ari nziza, ukore kuri like, ndetse ubwira yuko ubutaha tuzareba ikindi gice cya 3 gikurikira iki ngiki, nacyo nizeye ko kizagushimisha. Urakoze cyane.